Yerusalemu nta gushidikanya ko ari wo mujyi wubashywe cyane mu rwego rw'iyobokamana ku isi, ufite amateka ahera mu myaka igera ku 5,000 ishize. Wagiye uba ihuriro ry'amadini akomeye atatu ku isi, aho Abayahudi, Abakristo n'Abasilamu buri wese awufata nk'umujyi mutagatifu. Ibi nk'uko bitangaje byatumye Yerusalemu uba umwe mu mijyi itavugwaho rumwe kandi yarwaniwe cyane kurusha ahandi hose mu isi. Uyu mujyi wagiye uba umutungo w'agaciro ku bwami butandukanye, ibihugu n'idini mu binyejana byashize, bituma uhindura abayobozi inshuro zigera kuri 40 zose. Ingaruka zaturutse kuri abo makimbirane y'igihe kirekire zakomeje gusiga ikimenyetso kuri Yerusalemu kugeza mu kinyejana cya 21. Ariko si uyu mujyi watangiye ari umudugudu muto ukikije isoko y'amazi, waje ute kuba hamwe mu hantu hatavugwaho rumwe cyane mu rwego rw'idini no muri politike y'isi. Dore ko Yerusalemu yabaye umujyi mutagatifu kurusha indi yose mu isi. Mbaye ikaze kuri The Bros Entertainment. Amateka kera cyane Yerusalemu ahera mu mwaka wa 2003 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, ubwo hashingwaga umudugudu wa mbere hafi y'isoko ya Gihoni cyangwa se Gihoni. Iyi soko y'amazi yatumye abaturage ba mbere ba Yerusalemu bahindura ubutaka bwari kidaturwa n'umutibwa, bakabugira icyo nyuma cyaje kuvamo umwe mu mijyi ikomeye ku isi. Ahagara mu mwaka wa 2000 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, Yerusalemu yari hanze gato y'imipaka y'ubwami bwa Misiri yo hagati. Icyo gihe nibwo bwa mbere habonetse inyandiko ivuga izina ry'uyu mujyi, Yerusalemu, mu nyandiko zabo. Umujyi ubwawo wari utuwe n'abantu bazwi nk'Abanyakanani, bari barubatse urukuta rw'amabuye ruzenguruka uwo mudugudu kugira ngo barinde isoko yabo y'amazi y'agaciro. Mu mwaka wa 1500 umujyi waje kugengwa n'ubwami bushya bwa Misiri nk'intara iyoboka. Ubu igice cy'ubutaka bwabo bwatangiriraga kuva muri Sahara kugeza ku mipaka y'icyo bari Turukiya. Imbaraga z'Abanyamisiri zatangiye kugabanuka mu kinyejana cya 12 mu gihe cy'amateka kizwi nk'isenyuka ry'igihe cy'umuringa cyangwa Late Bronze Age Collapse. Iki gihe ubwami bwinshi bwo mu karere k'inyanja ya Mediterane y'Iburasirazuba bwarasenyutse vuba kandi mu buryo bw'urugomo. Mu mwanya wabyo haje ubwami buto bwigenga mu karere, bumwe muri bwo bwari ubw'Abisiraheli, agatsiko k'Abanyakanani. Amateka ya Bibiliya avuga ko bari bayobowe n'umwami Dawidi, maze bafata Yerusalemu mu mwaka w'1000 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, bawugira umurwa mukuru w'ubwami bwabo bushya bwa Isiraheli. Ku ngoma y'uwasimbuye Dawidi, umwami Salomo, urusengero ruhambaye rwaje kumenyekana nk'urusengero rwa Salomo rwarubatswe muri uyu mujyi, rushimangira umwanya wawo nk'ahantu h'umuco n'idini ku cyaje kuvamo idini rya Kiyahudi. Mu kinyejana kimwe ariko ubwami bwa Isiraheli bwacitsemo kabiri, igice cy'amajyaruguru gikomeza kwitwa Isiraheli, mu gihe igice cy'amajyepfo cyabaye ubwami bw'Abayuda bafite Yerusalemu nk'umurwa mukuru. Mu myaka 400 yakurikiyeho, Yerusalemu yakuze nk'ihuriro ry'ukwemera n'umuco by'Abayahudi, nubwo yahuraga n'ibitero bya hato na hato by'abaturanyi bayo bafite imbaraga, cyane cyane ubwami bwa Misiri n'ubwa Ashuri. Bose barwaniraga kwiganza mu karere. Hanyuma mu kinyejana cya 6 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, Yerusalemu yanyuze mu mpinduka ya mbere ikomeye mu buyobozi mu mateka yayo. Uwungirije ubwami bw'Abashuri mu karere yari ubwami bw'Abanyababiloni, buyobowe n'umwami Nebukadinezari wa kabiri. Yashakaga kwagura ubutaka bwe maze agota Yerusalemu mu mwaka wa 597 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Nubwo bafatiriye umujyi, Abanyababiloni bahuye n'irwanya rikomeye ry'Abayahudi bawo, bituma habaho imyigaragambyo nyuma y'imyaka 10 mu mwaka wa 587. Mu gusubiza, Nebukadinezari yongeye kugota Yerusalemu maze asenya igice kinini cy'umujyi, harimo n'urusengero rwa Salomo. Iki gikorwa cyo kwihorera cyakomeje ubwo yategekaga kwirukana abaturage b'Abayahudi mu mujyi, maze bajyanwa mu bunyage mu bice by'i Babuloni mu burasirazuba bw'igihugu. Yerusalemu yakomeje kuba igice cy'ubwami bw'Abanyababiloni mu myaka 40 yakurikiyeho kugeza igihe yafatwaga n'ubwami bw'Abaperesi, abitwa Abakameneyide, buyobowe n'umwami Kuro mukuru cyangwa se Cyrus the Great. Kuro yemereye Abayahudi benshi bari mu bunyage kugaruka muri Yerusalemu no kubaka umujyi bushyashya, harimo n'urusengero rwawo. Mu myaka 200 yakurikiyeho, andi matsinda y'Abayahudi n'abuzukuru babo baragarutse. Icyakora bari batarayobora umujyi ku buryo bwuzuye. Mu mwaka wa 332 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, Yerusalemu yongeye guhindura amaboko ubwo Alexandre mukuru yayifataga mu rwego rw'ibitero bye ku bwami bw'Abaperesi. Ingoma ya Alexandre the Great ku bwami bunini yari yaritangiye, yabaye igihe gito, maze nyuma y'urupfu rwe mu mwaka wa 323 bugabanywa hagati y'abasirikare be bakuru. Yerusalemu yabanje kugengwa n'ingoma y'Abaptolemy mu gihugu cya Misiri, ariko nyuma y'ibinyejana by'intambara zidashira yaje kugengwa n'Abaseleukusi cyangwa se Seleukus mu mwaka wa 198 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Guhera ku ngoma ya Alexandre the Great no gukomeza ku ngoma z'Abaptolemy na Seleukus, Abayahudi benshi muri Yerusalemu batangiye kwakira umuco w'Abagiriki. Nubwo uku kuva mu migenzo gakondo ya Kiyahudi byaje guteza imivurungano, mu myaka ya 160 hadutse imyigaragambyo y'ubuwe n'itsinda ry'Abayahudi yitwa Abamakabi bafashe Yerusalemu mu mwaka wa 164 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo.
maze basubizaho gusenga kwa Kiyahudi mu rusengero. Ibirori na n'ubu bikizihizwa mu munsi mukuru w'Abayahudi wa Hanuka. Nyuma y'icyaje kumenyekana nk'imyigaragambyo y'Abamakabe, Yerusalemu yabaye umurwa mukuru w'akarere gafite ubwigenge buciriritse mu bwami bw'Abaseleukusi, maze nyuma ibihuriro ry'ubwami bw'Abahashimoni bwigenga mu buryo bwuzuye bumaze imyaka isaga 100. Iki gihe cy'ubwigenge cyarangiye mu mwaka wa 37 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, nyuma yo kwima kwa Herodi mukuru wafashe umujyi maze ashyiraho ingoma ye nk'umwami uyoboka Repubulika y'Abaroma yari itangiye kwaguka. Nyamara mu myaka 30 gusa nyuma yaho, Repubulika y'Abaroma yaje kwigarurira Yerusalemu nk'imwe mu bice by'intara ya Yudeya yayoborwaga mu buryo butaziguye mu gihe yari munsi y'ubuyobozi bw'Abaroma mu ntangiriro z'ikinyejana cya mbere mu gihe cyacu. Nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo, Yerusalemu yari ituwe n'abantu bari hagati y'ibihumbi 70 n'ibihumbi 100. Abenshi muri bo bari Abayahudi, ariko hari n'agatsiko gato kari kamaze guhindukirira idini rishya rya Kiyahudi ryari ryadutse mu mujyi nyuma y'ubuzima, urupfu n'izuka rya Yezu Kristo. Nk'ingaruka y'ibi, Yerusalemu yabaye ahantu h'ivuka ry'ubukristo bwa mbere. Intumwa zakwirakwije inyigisho za Yezu kandi zishinga amatorero ya mbere yagarutse mu karere kose mu myaka yakurikiyeho. Nyamara agaciro ka Yerusalemu nk'ihuriro ryo gusengeramo kazanye n'ibibazo byako. Abayobozi b'Abaroma bari bagisenga ibigirwamana, babonaga idini rya Kiyahudi n'irya Gikristo ryari rishya nk'inkunga ku butegetsi bwabo, bityo bashyiraho ingamba zikaze zo guhagarika imigenzo y'idini. Mu mwaka wa 66 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo, Abayahudi bo muri Yudeya barigometse ku butegetsi bw'Abaroma, bituma hatangira intambara ya mbere y'Abayahudi n'Abaroma izwi kandi nka revolt ikomeye. Yerusalemu niyo yari ihuriro ry'iyo myigaragambyo, bityo ihura n'imbaraga zose z'ingabo z'Abaroma. Nyuma yo kwigota mu gihe cy'amezi 5 mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo, ingabo z'Abaroma zongeye gufata umujyi maze zisenya igice kinini cyawo mu rwego rwo guca imbaraga ibindi bitero byose mu gihe kizaza. Urusengero rwa kabiri rwarasenywe kugeza hasi, hasigara gusa inkuta nini zo hanze, aho igice cyasigaye kizwi uyu munsi nk'urukuta rw'iburengerazuba cyangwa urukuta rw'amarira rwakomeje kuba ahantu hatagatifu ku Bayahudi kugeza n'uyu munsi wa none. Nyuma yo gusenywa kwayo, Yerusalemu yongeye kubakwa n'Umuroma bayita Aelia Capitolina, maze Abayahudi babuzwa rwose kwinjira muri uwo mudugudu keretse ku minsi mikuru mike yatoranyijwe. Ibi byatumye habaho indi myigaragambyo y'Abayahudi mu mwaka wa 132 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo. Yahagaritswe mu bugome bwinshi bw'umwami w'abami Adiriyani. Yakomeje gushyira umuco w'Abaroma mu mujyi, yubaka ahantu h'inama n'urusengero rwagenewe ikigirwamana Jupitari, ahari harubatswe urusengero rw'Abayahudi. Ukwirukanwa kw'Abayahudi mu mujyi kwatumye Yerusalemu iba ahantu harangwa cyane ibimenyetso byo gusenga kwa Gikristo byazanywe na Roma nyuma yo guhinduka kwayo. Umwami w'abami w'Abaroma Constantino mukuru cyangwa se Constantine the Great wari warahindukiye akaba umukristo, yohereje nyina Helena muri Yerusalemu gushaka aho Yezu yabambwe. Akarere yaje kugaragaza kari kubatsemo urusengero rw'Abaroma rwari rwarubatswe na Adiriyani. Urwo rusengero rwahise rusenywa vuba na bwangu, maze mu mwanya warwo hubakwa itorero cyangwa Church of the Holy Sepulchre mu mwaka wa 335 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo. Kuva uwo munsi rihinduka ihuriro ryo gusenga kwa Gikristo muri uwo mujyi. Mu mpera z'ikinyejana cya 5, ubwami bw'Abaroma bwatangiye kugabanuka mu mbaraga bitewe n'ibibazo bya politiki. Nubwo ibice byabwo by'iburasirazuba byakomeje kwihagararaho, ubwami bwa Byzantine cyangwa se Byzantine Empire, Eastern Rome, bwakomeje kugenzura Yerusalemu mu myaka igera kuri 300 kandi bushyigikira umwanya wayo nk'ahantu hatagatifu kurusha ahandi muri Bukristo. Icyakora imbaraga nshya kimwe n'idini rishya rwose byari bigiye gusiga ikimenyetso kuri uyu mujyi mutagatifu. Kugaragara kw'idini rya Isilamu mu gace k'Abarabu mu ntangiriro z'ikinyejana cya 7 kwafunguye igice gishya mu mateka ya Yerusalemu. Umujyi wahise ugira agaciro gakomeye mu Bayisilamu kuko bemeraga ko intumwa Muhammad yagiriyeyo urugendo ijoro rimwe. Nyuma y'urupfu rwa Muhammad mu mwaka wa 632, ubuyobozi bwa Rashidini bwunze Abisilamu b'Abarabu maze batangira gukwirakwiza Isilamu mu karere kose. Mu mwaka wa 638, Kalifu Umar ibn al-Khattab yabibonye ingabo ze z'Abisilamu ku marembo ya Yerusalemu maze ayambura Abanyabizantine. Nubwo yari munsi y'ubutegetsi bw'Abayisilamu, Yerusalemu yateye imbere nk'umujyi w'ubworoherane mu by'idini, aho uburenganzira bwo gusenga bwahabwaga abaturage bose hatandukanyijwe ukwemera kwabo. Nubwo yakomeje guturwa cyane n'Abakristo, ubuyobozi bw'Abayisilamu bwemera Abayahudi kugaruka no gusenga bisanzuye mu mujyi, bityo bavanaho itegeko ryo mu myaka 300 ryari ryarashyizweho n'Abaroma n'Ababizantine ryababuzaga kuhagera. Mu myaka 100 gusa munsi y'ubuyobozi bw'ingoma y'Abaumayadi mu mpera z'ikinyejana cya 7 no mu ntangiriro z'icya 8, Yerusalemu yabonye ahantu habiri h'idini rya Isilamu hakomeye kandi hatagatifu.
Dome of the Rock n'umusigiti wa Al-Aqsa. Iyubakwa ry'ibi bice ntabwo ryazamuye gusa icyubahiro cya Yerusalemu kugira ngo ihangane n'indi mijyi nka Maka na Madina mu muco w'Abisilamu, ahubwo ryashimangiye Isilamu nk'igice kidashobora gutandukanywa n'ibiranga Yerusalemu hamwe n'andi madina birakomoka ku Barabu, ariyo rya Kiyahudi n'Ubukristo. Uko ikinyagihumbi gishya cyasatiraga, igihe cy'ubworoherane mu by'idini muri Yerusalemu cyatangiye kugabanuka. Mu mwaka wa 969 ubuyobozi bw'Abafatimidi bwafashe Yerusalemu mu rwego rwo kwigarurira Misiri na Siriya. Abasura ahantu hatagatifu b'Abakristo n'Abayahudi bari bakemerewe gusura uyu mujyi, ariko uko igihe cyahitaga ubuyobozi bwa Fatimidi bwatangiye gushyiraho amategeko akaze no gutoteza imiryango itari y'Abisilamu mu mipaka yabwo. Ikintu kimwe cy'indengakamere cyabaye mu mwaka w'2009 ubwo Khalif al-Hakimi bin Umar Alahi yategekaga isenywa ry'itorero rya Mutagatifu Sepulchre. Ibintu byatunguye isi ya Gikristo yose. Nubwo itorero ryaje kubakwa bushyashya mu myaka yakurikiyeho, isenywa ryaryo rya mbere ryateye umubabaro ukomeye mu Bakristo. Mu Bakristo benshi bemeraga ko ahantu habo hatagatifu muri Yerusalemu hari kwangizwa. Ibibazo by'idini byaje kurushaho kuba kubera Great Schism yo mu mwaka w'1054 yabonye itandukana ry'isi ya Gikristo hagati y'itorero Gatolika rya Roma mu burengerazuba n'itorero rya Orthodoxi ry'Abagereki mu burasirazuba. Nubwo iri tandukana ryari rishingiye ku bitekerezo by'iyobokamana, politike n'umuco, byari bimaze igihe byaragaragaje kandi guhangana kuba ari ufite ububasha muri Bukristo. Nyuma y'iryo tandukana, Yerusalemu yaje kugengwa n'itorero rya Orthodoxi ry'Abagereki ryari rifite icyicaro i Constantinople. Ibintu byarakaje cyane ubupapa Roma. Mu mpera z'ikinyejana cya 11 ubuyobozi bw'Abafatimidi bwahuye n'ibibazo by'umutekano muke imbere ndetse n'iterabwoba ryo hanze. Mu mwaka wa 1073 Yerusalemu yafashwe n'Abaturukiya ba Seljuk bari badutse bava muri Aziya yo hagati bakaza mu burasirazuba bwo hagati. Ubuyobozi bw'Abaseljuk bwazanye igihe cy'imivurungano muri politike n'imibereho muri Yerusalemu no mu gihugu gitagatifuza, maze amakuru agira i Burayi avuga ko Abakristo basuraga ahantu hatagatifu bari guhohoterwa n'Abaturukiya mu nzira. Kwihuta kw'Abaseljuk mu karere kandi kwateye inkeke ubwami bwa Byzantine, bituma umwami w'abami Alexios I Komnenos asaba ubufasha bwa gisirikare burengerazuba bwa Gikristo n'ubupapa mu mwaka wa 1095. Nubwo ubusabe bwari bugamije cyane kwirukana Abaseljuk mu butaka bwa Byzantine, Papa Urban wa kabiri yatanze ubutumwa mu nama y'Ikarelemonte nko guhamagarira abantu kurwana intambara ntagatifu y'umusaraba. Iyo bise crusade yo kugarura Yerusalemu mu izina ry'Ubukristo, babitewe n'imyizerere y'isezerano ry'ibihembo byo mu ijuru. Ibihumbi by'abanyacyubahiro b'Abanyaburayi n'abaturage basanzwe batangiye urugendo rw'ibirometero hafi 3200 rugana mu gihugu gitagatifu. Hagati aho Abafatimidi bongeye gufata Yerusalemu bayambura Abaseljuk mu mwaka wa 1098. Icyakora nyuma y'umwaka umwe gusa, muri Kamena mu mwaka wa 1099, ingabo z'intambara ntagatifu ya mbere First Crusade zageze ku nkuta z'umujyi maze zitangira kuwugota mu gihe cy'ibyumweru byinshi. Ku itariki ya 15 Nyakanga mu mwaka wa 1099 Abakrusade bamenye inkuta maze bakora ubwicanyi bukabije ku baturage b'umujyi, hafi yo gutsemba Abayisilamu n'Abayahudi bose. Nyuma yo gufata Yerusalemu, Abakrusade benshi basubiye iwabo i Burayi, nubwo bake bahisemo gusigara maze bafasha gushyiraho ubwami bwa Yerusalemu. Bumwe mu bihugu bya Gikristo byatangiye kugaragara mu karere. Muri uyu mujyi, itorero rya Mutagatifu Sepulchre ryasubiwemo kubakwa mu buryo bwa Romanesque bwo mu burengerazuba, mu gihe ahantu hatagatifu h'Abisilamu Temple Mount, harimo Dome of the Rock n'umusigiti wa Al-Aqsa byahinduriwe gukoreshwa n'Abakristo. Nyuma y'uko Abakrusade bafashe umujyi, habayeho kwiyongera gukomeye kw'Abakristo bavaga i Burayi basura igihugu gitagatifu. Bose bakeneraga amacumbi, ibiryo n'uburyo bwo kwitwara mu rugendo. Mu gusubiza ibi, hashinzwe amatsinda ya gisirikare ya Gikristo kugira ngo arinde kandi yite kuri abo basura ahantu hatagatifu. Bafite icyicaro hafi y'itorero rya Mutagatifu Sepulchre n'itsinda rya Knight Templar rishinga icyicaro cyaryo mu misigiti ya Al-Aqsa. Nubwo Abakrusade bari bafite Yerusalemu, kugenzura akarere muri rusange kwatangiye gucika intege mu kinyejana cyakurikiyeho bitewe n'amaduko ya Saladin washinze ingoma y'Abayahudi. Saladin yashakaga kugarura kwiganza kw'Abisilamu mu gihugu gitagatifu, maze nyuma yo gutsinda intambara ikomeye n'ingabo z'Abakrusade mu rugamba rwa Hattin muri Nyakanga 1187, yimuye ingabo ze kugira ngo yongere afate Yerusalemu mu rugamba rwamaze icyumweru kimwe gusa. Munsi y'ubuyobozi bwa Saladin, ahantu henshi ha Gikristo mu mujyi harasenywe cyangwa hahindurwa inyubako ya Gikisilamu. Itorero rya Mutagatifu Sepulchre ryararokowe, ariko rihabwa itorero rya Orthodoxi ry'Abagereki. Amakuru y'uko Yerusalemu yafashwe n'Abasilamu yatumye habaho gutangiza intambara y'umusaraba ya gatatu mu mwaka wa 1190, iyobowe n'umwami Richard wa mbere w'Ubwongereza n'umwami Philip wa kabiri w'Ubufaransa.
uru rugendo rwagaruye ibice byinshi by'ibihugu by'abakuruzedi mu karere, ariko rwananiwe intego yarwo ya mbere yo kongera gufata Yerusalemu. Mu kinyejana cya 13 kugenzura Yerusalemu byakomeje kuba intandaro y'amakimbirane hagati y'abakristu n'abasilamu, nubwo ibigo by'umutekano by'umujyi byasenywe mu mwaka w'1219 kugira ngo bigabanye imbaraga zawo za gisirikare. Amahanga menshi y'Uburayi yakomeje kurwana intambara ntagatifu zikurikirana, bafite icyizere cyo kugarura Yerusalemu mu izina rya Gikristo. Nubwo abakuruzedi bashoboye kongera gufata umujyi hagati mu mwaka w'1229 n'1244, imbaraga zabo zabaye imfabusa, kuko leta ya nyuma y'abakuruzedi yirukanwe mu gihugu gitagatifu mu mwaka w'1291 nyuma yo kwima k'ubuyobozi bwa Kisilamu bwa Mamluki mu karere kose. Munsi ya Mamluki, Yerusalemu yakomeje gukurura abantu b'ukwemera kose, nubwo abaturage b'abakristo n'abayahudi bari baragabanutse cyane icyo gihe. Nyuma y'imyaka 300 y'ubuyobozi bwa Mamluki, Yerusalemu yabaye igice cy'ubwami bw'Abaotomani mu mwaka w'1516 ku ngoma ya Suleimani wa kabiri. Inkuta z'umujyi zongeye kubakwa, hazaho igihe cy'ubworoherane buciriritse mu by'idini, aho insengero z'abayahudi, amatorero n'imisigiti byose byabaga hamwe mu mahoro. Ubuyobozi bw'Abaotomani kuri Yerusalemu bwamaze igihe kirekire nta bintu bidasanzwe bibaye, kandi uko igihe cyahitaga umujyi wagenda gutakaza agaciro kawo, unyura mu gihe cy'izahara n'ihungabana ry'ubukungu mu kinyejana cya 18. Mu kinyejana cya 19 Yerusalemu yari isigaye ari umujyi w'icyaro utagize icyo uvuze mu bwami bw'Abaotomani, ufite abaturage batageze ku 8,000. Abaturage b'umujyi barimo abayahudi, abakristu, abayisilamu n'abanyarumeniya bari batuye mu bice byabo byihariye, ariko batandukanyijwe burundu. Aho abasilamu bari hafi ya Temple Mount mu majyaruguru y'uburasirazuba, abakristu hafi y'itorero rya Mutagatifu Sepulchre mu majyaruguru y'uburengerazuba, abayahudi hafi y'urukuta rw'iburengerazuba mu majyepfo y'uburasirazuba, n'abanyarumeniya hafi y'irembo rya Siyoni mu majyepfo y'uburengerazuba. Uko ikinyejana cya 19 cyateraga imbere, ubwami bw'Abaotomani bwatangiye kwerekana ibimenyetso by'izahara rikomeye, bituma imbaraga z'Uburayi zireba mu burasirazuba ziteguye kuziba icyuho cyari kigiye kugaragara. Amahanga menshi yongeye gushyira abantu bayo muri Yerusalemu, yubaka amatorero mashya, za konsila n'ibindi bigo byinshi. Uku kwitabira umujyi bushyashya ntabwo kwari kugarukira ku bakristu b'abanyaburayi gusa, kuko n'abayahudi nabo batangiye kugaruka muri Yerusalemu. Benshi bahungaga itotezwa mu burasirazuba bw'Uburayi baje ari uruvunganzoka mu mujyi, bifuza gusenga bisanzuye mu cyo babonaga nk'igihugu cyabo cy'abasekuruza. Mu myaka y'1860 Yerusalemu yari igifungiranye mu gace k'ibirometero kare kimwe gusa, kandi yari imaze kuzura abantu bikabije. Ibi byatumye habaho kubaka umujyi mushya hanze y'inkuta za kera. Umwe mu mishinga minini ya mbere yubatswe wari Russian Compound, wari ufite urusengero rwa Orthodox, konsila n'aho gucumbikira abarusiya basuraga ahantu hatagatifu. Imiturire mishya y'abayahudi nayo yatangiye kugaragara hanze y'umujyi wa kera, ahanini biyobowe n'ahantu nka St Moses, Montefiore na Judatur, bayoboye guhamagarira abayahudi kugaruka mu gihugu cyabo cy'abasekuruza no kwiyubakira leta nshya ifite Yerusalemu nk'ihuriro ryayo. Mu mwaka w'1882 abimukira b'abayahudi bagera ku 25,000 bari bamaze kuhagera. Ibintu byahinduye cyane imibare y'amadini mu karere. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 isenyuka ry'ubwami bw'Abaotomani ryamaze kubaho bitewe n'ibyabaye mu ntambara ya mbere y'isi yose. Mu mwaka w'1917 ingabo z'Abongereza zambuye Yerusalemu Abaotomani, zishyira umujyi munsi y'ubuyobozi bwa gisirikare. Mu myaka 3 yakurikiyeho, icyakora Abongereza bisanze mu kibazo gikomeye batari barateganyije. Muri uwo mwaka bafataga Yerusalemu, batanze Balfour Declaration, bizeza gushyigikira ishyirwaho ry'urugo igihugu cy'abayahudi muri Palestine. Mu buryo bujyanye n'ibi, bari barasezeranyije kandi leta yigenga Abarabu mu karere bishyuye ubufasha bwabo bwa gisirikare mu kurwanya Abaotomani mu gihe cy'intambara. Kugira ngo bakemure ibyo bibazo bibiri byo gushaka leta zigenga, Abongereza bashyizeho Mandatory Palestine mu mwaka w'1920, maze nyuma babona uburenganzira bwo kuyobora ubutaka mu mwaka w'1922 buvuye mu muryango w'ibihugu League of Nations. Mu myaka 25 yakurikiyeho, abaturage ba Yerusalemu biyongereye bava ku 52,000 bagera ku 165, barimo 1/3 cy'Abarabu, ahanini b'Abayisilamu na 2/3 by'Abayahudi. Bazaga ari benshi bava mu gice cy'isi cyose gituwe n'Abayahudi. Nk'ingaruka, umubano hagati y'Abarabu n'Abayahudi wahise uzahara, maze umujyi ubona imyivumbagatanyo myinshi. Mu myaka y'1920 umutekano muke wakomeje kwiyongera. Mu mwaka w'1930 n'1940 biza kurangirana n'icyemezo cy'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ku itariki ya 29 Ugushyingo mu mwaka w'1947 cyo kugabanyamo Palestine leta ebyiri, imwe y'Abayahudi n'indi y'Abarabu. Mu rwego rwo kwirinda andi makimbirane ashingiye ku idini, Yerusalemu yagombaga kuba munsi y'ubuyobozi mpuzamahanga nk'akarere kigenga.
Icyakora uwo muti wa leta ebyiri ntabwo wabujije amakimbirane yakurikiyeho, wari ugamije kwirinda intambara y'abenegihugu yahise irota muri Palestine, aho Yerusalemu yabaye ikibuga gikomeye cy'intambara mu rugamba rwo mu mwaka w'1947. Imirwano yarushijeho gukara nyuma yo kuvayo kw'ingabo z'Abongereza mu mwaka w'1948 n'ishyirwaho ry'uburyo bwemewe ry'ihuriro rya Isiraheli, State of Israel, bituma intambara ikwira mu karere hose n'intambara y'Abarabu na Israel. Nyuma y'amezi 9 gusa y'imirwano ikaze kandi itagize ikigeraho gifatika, icyahoze ari Palestine y'Abongereza kimwe n'umujyi wa Yerusalemu byagabanyijwe hagati y'abarwanaga. Igice cy'uburengerazuba cy'umujyi mushya cyabaye igice cya Isiraheli, mu gihe igice cy'iburasirazuba harimo n'umujyi wa kera cyafashwe na Yorodaniya. Uku kugabana ariko kwarushijeho gushimangira amakimbirane hagati y'Abayahudi n'Abarabu. Ibyo byateguye urubuga rw'andi makimbirane hagati y'ayo matsinda yombi mu gihe cyasigaye cy'ikinyejana cya 20. Nubwo habaho imbaraga zisubiramo z'abantu b'ukwemera kose ku isi zo gushaka umuti w'amahoro ku bibazo bya Yerusalemu ndetse n'akarere k'uburasirazuba bwo hagati muri rusange, ishyaka ryo mu binyejana byinshi ryo kumenya ugenga umujyi mutagatifu kurusha iyindi ku isi riracyatuma habaho ibirego bikaze biva ku mpande zose kandi bigakomeza amakimbirane ateye agahinda akomeje kurebwa n'amaso yacu kugeza uyu munsi wa none. Amateka ya Yerusalemu kuyavuga mu minota 20 byaba bisa nka bya bindi abantu bavuga ngo ni ugutubura. Ni amateka maremare uhereye imbere y'ivuka rya Yezu Kristo kugeza mu gihe cy'ivuka rya Yezu Kristo, utibagiwe no mu bihe by'uyu munsi wa none. Amakimbirane yo kubasekuruza kugeza ku bana bari kuvuka uyu munsi wa none aracyakomeza kubakurikirana, aho bavuga ko Palestine na Israel bizakomeza gupfa umujyi wa Yerusalemu kugeza igihe Yesu azagarukira. Ese bimwe mubona bizagenda gute? Niba hari umuntu uzi ubusobanuro bwa Bibiliya n'ibyanditsemo byose, ashobora kudusobanurira mu magambo make uko bizagenda hagati ya Palestine na Israel. Ngiye nk'ibisanzwe ndibugira bangati aha ni kuri The Bros Entertainment, aho ushobora gukurikirana ibyegeranyo bicukumbuye bitandukanye kandi mu ngeri zose. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha rero ibuka gukora subscribe, usangiza ibiganiro byacu ku nshuti n'abavandimwe, dukomeze twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye by'isi.